bwasamye akanwa kabo bwasamye akanwa kabo kwakira amaraso ya murumuna wawe bwasamye bwari bwasamye cyangwa se bwasamye kwakira amaraso ya mwene nyina. Buri kivume hari abantu bavuwe mu kazi batazongera kubona akazi ariko ntibabizi kandi basenga birirwa mu nsengero ariko bakaba ibivume. Ntabwo bakoze nk'imari yaka mu muvume, iyo atari satani harimo umuvume. Hari abantu bashobora gushaka inshuro eshatu kuko bafite umuvumo nubwo bageze muri barumaremo, ugeze hose umuriro bagahita batitoka, ugeze hose ati mu izina rya Yesu, ugeze hose ati Imana ikurinda uzasenga ibyiza byawe. Hari abashaka kuzamura mu kazi kuko akora akazi yamaze kwakira wa muvumo. Ndababwira ukuntu mwebwe musenga mudakwiye kwitwara n'abantu badasenga. Abantu basenga nukora mu kazi k'abantu, nukorana n'abandi mu kazi bakabandi basenga, wowe ufite rero nawe akazi nushaka uzitware kuko abandi batitwara. Wowe mu kazi wakagiye kubera gusenga, nabo ntabwo uzi icyatumye bakajyaho. Mwebwe murajya mwamara kurya mu gahaga batangira kwiba namwe mukiba, kandi ntimuzi aho mwiba bajyamo. Nawe ntabwo Imana yagutumye ujye kwiba. Imana yabona wifite abandi ikavuma wa muvumo utazongera kubona iki akazi, kandi abandi babandi babiribye bana bafate simabiro. Nawe yuko ukora renga hari nyarenganira mu kazi kuko gucumu kuko yacumuye yabonye, ariko abandi bagize ibyo bakora icyo muri biba cyane buriho mukore byiza ibeshye nanga usitare kuri mu muturanyi. Pasiteri asitare nibeshye ngatongana n'umuturanyi wanjye ho gato sinamenye itangazamakuru ryanjye. Reba turebane biraje cyane rwose pasiteri ndetse na pasiteri yumvikana cyane. Impamvu niba kuri tuje kubarimo wa Bibiliya ndakubwira ni ingeza bari simuciye ugakwitamo ukubitamo ariko ngende ntabwo tukira abashobora kugenda. Umukobwa wo mu rugo uzumva abapagani bashaka abakobwa bo mu rugo ikibazo bakunze bari baduza mbere n'ama icya kabiri ntabwo ari ubusa, ntabwo azambushya kuko nyine akajya kubera ko we ari umusinzi akajya ngo ntabwo azamushya leta agiye kwishakisha umukobwa wo mu rugo. Nicyo babacaho nta kindi. Nabo hanze ni abakobwa beza ariko ingeso nziza nizo bameze gute bababuze ibice. Umukora ibyiza muzemerwa, mutabikora muzahomba. Muzi kugaragaza kamere yanyu. Umukobwa yagira mu bantu ugahita wishaririza kizamura ariko hagati y'abahungu batanu muzuza gushaka uwaye manuka kora ibyiza. Nujya mu kwisharirira iwanyu mu rugo ugitanga bagutezemo ibintu bizima bigoye nka Kayini wahisamo mu muvumo akantu akwemangana. Nzakubwira ukuntu Kayini yavuga umuvumo ntapfe kandi akabaho. Kayini yaravumwe amaze kuvumwa ngo Imana yaravuma soza ariko tutagire wicaye. Kivume ubutaka bwanga nasomeye akanwa kabo kwakira amaraso ya murumuna wawe. ihute cyane ukuboko kwawe kwavushije nuhinga ubutaka uhereye none ntikuzakwera umweru wabwo. Kayini yavumiwe mu matungo. Ndashaka tuganire bakore. Kayini yavumiwe iki yavumiwe mu mpano y'icyo yakoraga. Ariko murahumvisha aho ngaho Imana yabwiye ngo uyu munsi muravumwe none uri mu butaka
tekereza ku cyo turi gukora rero urebe ko nta muvugo wakinjiyeho. Kucya kwatumiwe mu matungo ntabwo bamutumiwe mu matungo kuko siyo yahawe yatumiwe aho ngaho umugisha. Niyo mpamvu bamwe bafite umuvugo bavuye kuko batumiwe aho bakura umugisha. Mpamvu bahiga gusenga n'ibyemere si uko Imana idakora, si uko Imana idashoboye, si uko Imana itabifite, ahubwo abantu barimo basenga mu muvugo. Tumaze kwagura urusengero gutya intebe zabaye zimaze kuba nkeya, hari hagombaga kugira intebe zabo, buri intebe zahajyaga hariya zose zirakodeshwa. Wabyumvishe? Ubwo se utekereza ko nta makoze yarasizanye ndavuga muri Kenya nawe umutima navuze ngo nawe siwe ntabwo azi icyo kigiye bikoreka, ahubwo yumvira Imana mu byo agomba gusohoza. Ntiyakoze ibyiza, ntiyazanye intebe icumi. Mu ntebe icumi se niba nakodesha intebe 50, ubwo ntihasigaye 20. Ukora ibyiza gusa urimo wize, ntabwo ndi imbere yawe, ntabwo nze kugushaka, ntabwo turi kumwe cyane, ntabwo ngomba kumva.